naratangaye hari igihe Imana ibwira umusore ngo nzakubakira, yabona imyaka irengeje 3 n'itanu irya sezerano Imana yamubwiye ridasohoye, ati uri Imana yambwiye ngo nintagira ubwenge. Abantu bafite amasezerano menshi y'ikinyoma, niyo mpamvu bahorana urusaku mu matwi. Isezerano ry'ikinyoma rigira urusaku. Ikindi cya mbere, isezerano ry'ikinyoma rirasendwa. Ndabasuhuje inshuti bakunzi mukurikiye ikinyamakuru cya televiziyo Irera Rehoboth TV. Imana Uwiteka Imana ibane namwe kandi amahoro n'imigisha bibabeho. Nitwa Byiringiro Emmanuel, ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkaba nkora umurimo w'Imana muri ADPR. Uyu munsi rero Uwiteka Imana yashimye ko inzi imbere y'izi kamera za Irera Rehoboth TV ngo tuganire ku byanditswe, dufashe imitima myinshi kurushaho gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, kurushaho gusobanukirwa icyo Imana ivugana natwe mu ijambo. Mbere ko dutangira, reka dusenga Imana, twiragize Imana. Uwiteka uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza, ibyari ubwiru warabihishuriye twebwe abaswa kugira ngo imitima yacu irusheho guhumuka, imenye ukuri kandi ikurikire uko kuri, kandi ijambo ryawe rivuga ko ukuri niko kutubatura. Ndagushimye rero uyu mwanya ko ndi hano, ngwino kubw'Umwuka Wera usobanurira ijambo kurushaho, kandi imitima myinshi bohoka imenye ukuri. Bana natwe, ndetse ubwiza bw'Imana bane natwe, ugire neza buri wese ugiye kudukurikira, abagiye kutwumva bose ubahe umugisha. Neza Imana igumye kuba natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Ndi hano imbere yanyu kugira ngo dusobanure ijambo ry'Imana. Ni ijambo rirayisobanutse ariko harimo ibyo Imana igenda iduhishurira kugira ngo natwe dufatanye na bene data kurushaho kumenya icyo Imana yashatse kuvuga natwe iciye mu ijambo. Ndifuza ko twatangira dusoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro ni kimwe mu bitabo 5 byanditswe na Mose. Ni igitabo kibanza. Turasoma ku gice cya 21, turahera ku murongo wa 8 kugira ngo tuganire. Ndifuza ko iki cyigisho tugiye kuganira, ndashaka ko dusobanukirwa aya masezerano abiri, isezerano ryavuyemo Ishimayeli n'isezerano ryavuyemo Isaka. Nirihe tandukaniro hagati y'aya masezerano abiri? Mbese bishatse kutubwira iki nk'abizera? Imana itugire neza cyane. Reka dusome duhere ku murongo wa 8. Titire y'amagambo iravuga ngo Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyagiputakazi uyabyaranye na Aburahamu abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. Imana itugirire neza cyane. Aya magambo dusomye turagenda twongeraho n'andi kugira ngo tuze kubisobanura icyarimwe, cyangwa tugerageze kubirebera rimwe. Reka twongere turebe n'andi yanditse mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya. Ibice 4 turahera naho ku murongo wa 21, twumva icyo Pawulo yabwiye abitorero ry'i Galatiya. Turabigira ngo tubihuze, tumenye impamvu y'amasezerano abiri, ubundi turaza gufata icyo bita intego twakuramo, tumenye nuko tukwiye gusenga. Imana itugire neza cyane. Aranditse ngo abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko. Hariho akabazo. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'ishoreke, undi ari uw'umugeni. Uw'ishoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi yibyarira ububata, iryo ni ryo rigereranywa na Hagari, ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya. Kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Kuko byanditse ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyundwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza. Aya ni amagambo dusomye, turagenda dusoma n'andi uko Umwami Imana agenda duha umwanya, kandi ntabwo nifuza ko tuza gufata umwanya urambiranye.
Iyo ni Aburahamu mwene Tera. Na Aburahamu ntabwo twagiye mu ntangira za Aburahamu ngo turebe ukuntu Imana yamusanze muri Uri w'Abakaludaya ikamubwira ngo haguruka uve mu gihugu cya so no mu nzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Ntabwo twavuze ukuntu Imana yamuhamagaye itamubwiye aho imujyanye. Haleluya. Imana yacu nubwo iduhamagara itatubwiye aho itujyanye, ariko tuyigirira icyizere gihagije kuko aho itujyana haba ari heza, kandi ibyo tuba tuvuyemo no muri nta mumaro biba bitumariye. Aburahamu rero yavuye kwa Setera, ukuntu bagiye bagatura Harani, ukuntu baje kugenda bagatura i Kanani, ndetse na Tera aramukurikira kuko Aburahamu ava muri w'Abakaludaya. Kumvira ijwi ry'Imana byatumye na se amukurikira. Ntabwo turi buyitindeho cyane, ariko turashaka kuvuga ukuntu Imana yavuganye na Aburahamu ariko isezerano rikamugerageza. Imana itugire neza cyane nshuti mwene data. Nubwo Imana ivugana natwe, ariko habamo ibigeragezo duhura nabyo bitewe n'amasezerano dufite. Aburahamu yari afite umugore Sarayi, ariko mbere yuko yitwa Aburahamu murabizi ko abanje kwitwa Aburahamu. Aburahamu yabyiswe kubw'isezerano kuko ni sekuru w'amahanga w'abizera. Ntabwo mbere yatangiye yitwa Aburahamu, yari Aburahamu kuko yari ataritirirwa amahanga. Ariko Imana nishimwe, yamuhamagaye n'Imana yo kwizerwa. Imana ishimwe, iduhamagara niyo kwizerwa. Imana iguhamagara niyo kwizerwa. Imana ishimwe, uyigirire icyizere. Imana irihamagara Aburahamu imukura muri w'Abakaludaya. Ntabwo navuze hano yagiye atura, yaje gutura i Kanani, yaje no kuba Negebu. Ntabwo ibyo nabitinzemo cyane kuko ndashaka kuvuga cyane kuri aya masezerano abiri. Iri sezerano Pawulo avuze ngo rigiranwa na Sinayi, ari Hagara agiranwa na Sinayi, nagira ngo tuyavugeho ubundi tuze gusenga Imana. Imana itugire neza cyane. Hanyuma Aburahamu aza kubana na Sarayi, babana bafite ijwi ry'Imana, babana bafite imvugo y'Imana, babana bibuka Imana yavuganye nabo, babana bibuka Imana yababwiye, babana bibuka Imana basenze bakumva ijwi ryayo. Ariko ikigeragezo kimaze kubageramo, ya magambo yose barayibagirwa. Ikigeragezo kimaze kubageramo, Satani atangira kubereka indi nzira bakwicira. Twasomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, ngo mbega n'abashaka gutwarwa amategeko mbese nimuramenya. Avuga iby'uyu mugani, iby'abagore babiri ko birimo umugani. Hanyuma igihe kiragera, Sara hamwe na Aburahamu bigira inama. Ni inama Sara yagiriye cyangwa se Sarayi yagiriye Aburahamu. Aramubwira ngo ngewe dore maze gusaza. Yarageze mu myaka 80, Aburahamu ari hafi 90, hafi aho ngaho. Bari bamaze gukura cyane. Ni isezerano ry'Imana ubwirwa rikamara imyaka, kuko Imana yacu niyo kwizerwa, ariko isezerano ryayo risohozwa mu gihe umuntu yizeye. Ni isezerano ry'Imana rirasohora, ariko riragerageza kandi riragerageza. Benshi yarabambwira ati mukozi w'Imana Manuel, Imana yambwiye ko izankorera ubukwe none ntabwo irabukora. Ntabwo Imana yacu ari injajwa, yabivuze niyo kwizerwa, ariko ibikorera ku gihe. Kandi na Yesaya yandika yavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, ariko hashize imyaka 600. Ikintu dushimira Imana nuko ikivuze gisohoza, nicyo cy'ingenzi. Amen. Imana yari yarabwiye Aburahamu ko izamuha, kuko mu bice 15 Imana imusezeranya isezerano, kandi mubwira ko izamuha umwana w'umuhungu. Mbega kuva mu bice 15 kugera ku cya gice twasomye, hagiye harimo amasezerano y'Imana yagiye Aburahamu, ukuntu yamusohoye ikamujyana hanze, ikamwereka inyenyeri, ikamubwira ukuntu urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri. Ibyo ntabwo twabitindaho. Aburahamu yari afite amasezerano ahagije. Imana itugirire neza, kandi na Imana ikugirire neza. Igihe cyaje kugera, Sara amaze kumubwira, amubwira ati dore turashaje, ariko Imana yavuganye natwe. Buri Imana ntabwo ibeshya, ariko ntabwo ari twe yavuze. Buri yavuze ko umwana uzabyarwa n'uriya munyagiputakazi umuja wanjye unkorera ari uzanyitirirwa, genda uryamane n'uriya muja. Iki kinyoma ni ikinyoma Sarayi ndetse na Aburahamu bagiyemo inama. Iki kinyoma ngiye kukwereka ikintu kigiye gukora, ariryo sezerano twavuze, isezerano rya Ishimayeli. Imana itugire neza cyane. Ngo Aburahamu aragenda atera wa munyagiputakazi cyangwa se wa muja we Hagara amutera inda. Hagara abyara umwana witwa, bamwita Ishimayeli. Uwo mwana Sara aramwishimira, avuga ati burya Imana iradusubije. Tugira amasezerano menshi tujya duhimbaza tukamanika ikiganza, tuvuga ngo ni Imana ibikoze, ariko isezerano rivuye mu kinyoma ntabwo Imana iryica tukirigira, ahubwo irarireka rikazana ryo rikatugerageza, kugira ngo noneho tuzamenye kuwiteka
ari we Mana. Imana ikugiriye neza kandi nanjye Imana ingiriye neza, igumye kudushoboza kumva ijwi ryawe no kuryumvira no kuba mu mwanya dushakamo kugira ngo isezerano isore. Hanyuma Bibiliya tubwira mu bice byaho biba ndumva ari hagati 10-20 niho twasomye ku gice cya 21 igihe cyaje kugera Aburahamu amaze kwakira abamarayika, amaze kubakira batambutsa, aravuga ngo nibatambuke babakire muri hangana. Ntabwo naciye mu bice bibanza kuko ndashaka kuvuga kuri uyu mugani Pawulo yavuze, ndashaka kuvuga kuri iyi isezerano Pawulo yavuze ari mu mugani, niryo nashatse gutindaho, niyo mpamvu ntabwo nagiye ntegura ibibanza, niho nshaka kuganisha. Hanyuma bamaze kwakira abamarayika bongera ijwi ry'Imana irongera iragaruka, avuga ati umwaka utaha nk'iki gihe Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Ntabwo Imana ibeshya, kuko igihe cyarageze Sara aza kubyara none umwana w'isezerano, umwana Imana yavuze, umwana Imana yabasezeranije, umwana wuzuje ijwi ry'Imana, umwana wujuje iby'Imana yavuze, umwana utarimo urusaku. Isezerano ry'ikinyoma riba ririmo urusaku. Hanyuma rero noneho aya masezerano nibwo yagiye kugaragaza ingaruka zayo kuba abangikanye mu rugo rwo kwa Aburahamu. Ishimayeli twabonye ko yavuye mu marangamutima ya Sara ndetse na Aburahamu, havamo isezerano ry'ikinyoma ari we Ishimayeli. Ntabwo Ishimayeli aje kubw'ubushake bw'Imana, Ishimayeli aje kubwo kurambirwa no kunamuka. Hari amasezerano abana b'Imana biremera avuye mu kunamuka, ngo Imana yaravuze ariko natwe tutagira ubwenge. Oya mwene data, uyu munsi ugira ubwenge cyane, wongere wizere Imana, kuko nibasha gusoza icyo yavuze, kandi Imana yacu ntibeshye. Barema iri sezerano. Naratangaye, Imana mwege munkurikiye yari ifite imbaraga zatuma iyi nda ya Ishimayeli itajyamo, yari ifite imbaraga kandi zayica imazemo ukwezi, ariko yarayiretse kuko ntago Imana icyo yashakaga ari uko Ishimayeli atavuka, kuko bamaze kurema isezerano ry'ikinyoma. Ahubwo irifuza noneho ko Ishimayeli namara kuvuka aribwo izigaragaza, igahagarara ku cyo yavuze, ikakizana cyuzuye, ikagaragaza n'ubusembwa rya sezerano baremeye ry'ikinyoma rifite. Imana itugire neza cyane. Iri sezerano ry'ikinyoma baremye bakaritwita, Yakobo yandika yaravuze ngo nidukora icyaha tukabeshye ko ari Imana yatwoheje, ahubwo ni irari riratwita rikabyara urupfu. Batwise irari ryo gushaka umwana cyane. Icyo Imana yakubwiye wishyuhaguzwa, tegereza Imana izabisoza. Batwise irari ryo gushaka igisubizo, Imana yavuganye natwe ariko reba imyaka tumaze tudafite umwana. Hoya Aburahamu ubwo sinzi na nimba bararyamaga, Sara yararagamukomanga mubwira ati ubuse turi abantu ki tudafite umwana. Ni kenshi Satani ajya aganiza abantu bafite amasezerano, ni kenshi Satani ajya aganiza abana b'Imana agatuma bacogora kugira ngo bareme isezerano ry'ikinyoma ririmo urupfu, ririmo ubuzima bupfuye, ririmo ubuzima butarimo Imana. Ariko nagira ngo uyu munsi nkubwire ngo reka isezerano Imana yakubwiye risore, niryo ryuzuye ubuzima budapfa. Imana itugire neza cyane. Hanyuma igihe kiragira rero, na wa mwana wavuzweho n'Imana aravuka. Amaze kuvuga, ikintu cyabaye, iri sezerano ry'ikinyoma mu bintu bya mbere rizana iyo wamaze kurirema riraguseka. Bibiliya tubwira ngo uyu mwana arakura, ariko wa mwana Hagari wa Munyegiputa yabyanye na Aburahamu aseka Sara n'umwana we, arabaseka. Imana itugire neza cyane. Niye mpamvu yabasetse? Mu muco kwa Aburahamu no mu muco w'Abanyarwanda, umwana w'ifura ni uragwa. Mu yandi magambo ni nka Ishimayeli yavuze we na nyina ati wakana we nubwo wavuzweho n'Imana uje nyuma, kuko ibyo kwa Aburahamu tuzabigabana, kuko ibyo kwa Aburahamu ni iby'umwana w'imfura. Ariko bari bibeshye, kuko icyavuzwe n'Imana cyari kibonetse. Isezerano ry'ikinyoma ryagombaga kuvanwa imbere kugira ngo iry'Imana ryuzuye ubuziranenge bwayo riba ryo rifata umwanya. Rero igihe cyarageze, Sara nyiri isezerano, nyina w'isezerano, aravuga ngo Aburahamu sendi yishoreke n'umwana wayo. Noneho hagiye kugaragara cya kibazo. Ni ka kana ka Ishimayeli Sara yari yishimiye, ni ka kana ka Ishimayeli yambikaga, ni ka kana yari yatatse, ngo Uwiteka Imana duhaye
mwana w'Imana witonda utarema isezerano ry'ikinyoma kuko ni isezerano ripfa. Ni kakana bari bakore kuko biratubwiye ngo Aburahamu atumira abantu, yari yatumiye abantu uwo munsi. Ako kana ka Ishimeli kabasetse abantu buzuye aho ngaho. Ako kana kabasebereje mu bantu. Rikambwiza ukuri isezerano ry'ikinyoma ni icyaha umuntu yimika muri we. Icyo cyaha kiragutamaza, kititaye ahantu wicaye, kititaye umwanya ufite, kititaye icyubahiro urimo, ni icyaha, ni isezerano ripfuye. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma uyu mwana na nyina Sara abonye bamusetse, niko kubwira Aburahamu ngo senda ishoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'isezerano ari wa Isaka, umwana nabyaye, umwana nari ntegereje, umwana nari narabuze Imana impaye, ntago azaraganwa n'uyu mwana w'ishoreke. Cya gihe Isaka ataravuka, uyu mwana yavunaga umuheha akiyongeza undi mu mvugo ya Kinyarwanda. Ariko amaze kuvuka ntago Ishimeli yongera kugira agaciro mu maso ya Sara, kuko none uyu mwana aje afite ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Aburahamu, ngo ibyo by'uwo mwana bibabaza Aburahamu. Mu yandi magambo sinzi nimba yarasenza y'ibiri cyangwa y'itatu aririra uwo mwana we, ariko n'Imana iravuga ngo nanjye ndabihamya, ni kugira ngo ihagarare ku cyo yavuze cy'ukuri. Shima Imana. Hari ahantu igera ikagaragaza aho ukuri kwa guherereye, ikavana ibintu mu magambo, kuko hari aravuga ngo Ishimeli yavuzweho n'Imana, nkuko na n'uyu munsi iyo ntambara igihari, bamwe bakavuga ati wisezerano n'Ishimeli, ariko Imana ihagaze ku isezerano ryayo igaragaza iherereye. Iravuga ngo ibyo Sara avuze Aburahamu bikore, senda ishoreke n'umwana wayo. Reka mubwize ukuri, isezerano ry'ikinyoma ushaka we wararyamishije mu gitanda, ushaka we wararyamishije hehe, ripfa kuba ari ikinyoma. Isezerano ry'ukuri rije rigirukana iry'ikinyoma. Iry'ikinyoma nta mwanya rigira, nta mwanya rigira. Icyakoze wariremye usigarana ingaruka, kuko ho rivuye hasigara ikibazo. Ikibazo cyasigara ni iki? Si uko ryenda rije ritaje kuzuza aho ngaho, ahubwo usigarana esheke icyo gihe wamaze cyose urangaye, kuko utigeze wumvira Imana. Mbega wicuza igihe wataye uri inyuma y'isezerano ridafite umumaro. Bibiliya ntago turi butinde tuvuga icyo yavuzeho cyane, ariko Bibiliya hariya iravuga ngo Aburahamu asenda ishoreke n'umwana wayo, asenda Hagari ndetse na Ishimeli manutse hasi bavuga ngo bazerera mu butayu bw'i Berisheba. Imana itugirire neza cyane. Twasonye mu Bagalatiya rero, kuko ibya Sara ndetse na Hagari ni umugani kandi uvuga amasezerano abiri. Amasezerano abiri niyo ngira ngo tuganire. Pawulo yandikiye Abagalatiya yagerageje kubisobanura, kuko yafashe Hagari amujyanya nk'umusozi wa Sinayi. Ese noneho nimba Hagari agereranywa n'umusozi wa Sinayi, niki cyavuye ku musozi wa Sinayi? Hagaragiranyijwe n'umusozi wa Sinayi, ndagira ngo tuze kureba niki cyavuye ku musozi wa Sinayi. Iri sezerano rivuga ngo senda ishoreke n'umwana wayo, cyangwa se iri jambo ntabwo ari isezerano, mumbabarire. Iri jambo Sara yabwiye Aburahamu senda ishoreke n'umwana wayo, harimo ibintu bikomeye abakristo twakwigiramo kandi bijyanye n'isezerano turimo. Imana itugirire neza cyane. Imana ivana ubwoko bwayo mu Egiputa, bageze mu nzira barayigomera cyane, barayigomeye ndetse igeza ishaka kubarimbura. Ari bwo yabwiraga Mose igihe bari bivovose bakarema n'ikigirwamana munsi y'umusozi Sinayi. Imana yashatse kubarimbura, irangije ibwira Mose ngo reka nkugire ubwoko bukomeye, reka ndimbura hano abantu nzakugira ubwoko bukomeye. Murabizi ko Mose yanze. Mu yandi magambo bananiye Imana, uko Imana yavuye mu Egiputa ibayoboye, abavanye mu Egiputa ibayoboye, ninjoro ikigaragaza ari inkingi y'umuriro kugira ngo babone inzira, ku manywa ikigaragaza ari inkingi y'igicu kugira ngo ibakingire izuba ryo mu butayu. Nta kimana itabakora ibahakeya, ariko baranga barayinanira. Ibona ko ari ubwoko butagonda ijosi, ibwira Mose ko nigomeye kugendana nabo izabica ibarimbure ibamareho. Hanyuma rero iza kurema isezerano. Uyu musozi wa Sinayi wagira ngo na Hagari tugiye kureba ibyahavuye. Imana irangije ibwira Mose ngo nazamuka umusozi, biratubwira ngo amarayo iminsi 40. Iyo minsi 40 yamaze yavanyeyo amategeko 10. Biritubwira ko ageze mu ngando yasanze biremeye ikigirwamana, ikimasa. Babwira ngo nabaremere Imana, ayirema ngo mu ishusho y'ikimasa, mikufi bari bambaye barayikuramo bashyiraho ngaho, barayihimbaza ngo Imana yatuvanye mu Egiputa. Mwana w'Imana, Imana nikujya neza ntukarengwe. Imana yanga umurengwe cyane. Imana yanga abantu bibagirwa icyo yabakoreye.
Mose arangije ya mategeko yazanye ayakubita hasi arayamena, hanyuma asubirayo. Muzi ukuntu yavanye andi mategeko. Hanyuma rero iri sezerano ry'Imana cyangwa se iri sezerano ribereye ku musozi ariko ritaje ryuzuye kwera, kuko ntago aya mategeko bari kwibonaho yanditse ku bisate, ntago bayazaniye kugira ngo abatsindishirize, ntago bayazaniye kugira ngo abubeho ubuzima bwuzuye, nayo bareba. Reka nkwereke aya mategeko yagereranye na Ishimayeli ucicaye kwa Aburahamu, Isaka ataravuka, umwana w'isezerano. Bari kumureba nk'umwana, avuga ati noneho ntago ari Eleyazari uzazungura ibyacu, umwana yabonetse, Ishimayeli niwe uzabizungura. Ariko nkwibutse ko hari isezerano Imana yavuze ritaravuka. Imana itugire neza cyane. Aya mategeko bayibonamo ni amategeko avuga ngo ntukice, wajya kwica ntibyavuye mu mutima, ariko nari ngiye kumwica nibuka ko handitse ngo ntukice, kwica akababire arabiretse. Nari ngiye gusambana nkibuka ko handitse ngo ntugasambane, gusambana akabireka. Nari nikoreye imifuka ariko ndayituye kuko ni ku isabato. Nyamara umuntu w'imbere arushye, twari turushye turemerewe, hari hategereza isezerano ryateguwe kera. Imana ikirema umuntu, yari yateguye ko hazaboneka umucunguzi uzakura abantu b'Imana mu bubata bw'icyaha n'urupfu. Imana itugire neza bene data. Hanyuma iri sezerano rero ryabonetse ku musozi wa Sinayi ryashushanyaga isezerano rindi rizaza ryujuje ubumana bwuzuye, ariryo sezerano ryo mu maraso ya Kristo. Ryo mu maraso ya Kristo, Bibiliya yagiye imuvuga cyane muri Yesaya 53 baramuvuga neza, avuga ukuntu tumubona atari wo kwifuzwa, tumujyanye na kakana kavutse Ishimayeli guseka, ndetse yari kwangwa na bose, igihano kiduhesha. Yesaya yamuvuze cyane, ndetse n'abandi bahanuzi baramuhanuye. N'isezerano ryari ryarasezeranijwe abana b'Imana, abahanuzi bapfuye bararihanuye, ndetse bapfa bizeye ko Imana izagira neza ubwoko bwayo ikabutabara. Bapfa bavuze Mesiya, bapfa bavuze umucunguzi uzaza. Yesu yari yaravuzwe cyane. Hanyuma rero kuki Pawulo avuze ngo iby'abagore birimo umugani? Hagari, isezerano rya Hagari ni isezerano ryabaye ryavuyemo Ishimayeli, ni isezerano ryabaye ariko riba ritarimo kwera kw'Imana, riba rivuye ku marangamutima yo kunanirwa gutegereza isezerano hagati ya Aburahamu na Sara, bituma biremera ikinyoma, cyangwa se Imana nayo ntiyahita ikica, iravuga ngo reka uyu mwana kure, niwe nzakoresha mbagerageza kugira ngo isezerano ryanjye navuze rizaze. Bavuga ati noneho ririya twemeye ko ari ry'Imana yavuze. Mwana w'Imana, nawe urabizi ko ari byo wagiye wiremera, urabizi ko ari byo wagiye wikorera. Naratangaye, hari igihe Imana ibwira umusore ngo nzakubakira, yabona imyaka irengeje 3, 4, 5, irya sezerano Imana yamubwiye ridasohoye, ati uri Imana yambwiye ngo nintagira ubwenge. Abantu bafite amasezerano menshi y'ikinyoma, niyo mpamvu bahorana urusaku mu matwi. Isezerano ry'ikinyoma rigira urusaku. Ikindi cya mbere, isezerano ry'ikinyoma rirasendwa, mu yandi magambo ntiriramba. Niko biriya tubwiye ngo senda ishoreke n'umwana wayo. Isezerano ry'ikinyoma, Imana itugire neza, rirapfa. Ariko isezerano Imana yavuze, Imana itugire neza cyane. Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto, urwandiko rwa 2 ibice 16, haravuga ngo nubwo hagana hasi avuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu w'imbere agenda bamushya. Iri sezerano ry'ikinyoma ni isezerano ripfa, ariko iri sezerano rya haleluya, iri sezerano Imana yayivugiye mu kanwa kayo ntago ripfa. Niyo mugani wo tugira ngo dusobanure, Abisiraheli babayeho imyaka yabo kuva ku musozi wa Sinayi bafite amategeko imbere yabo 10, ariko umunsi ku munsi bakayica, ndetse bakisanga bari mu buzima buhabanye n'iby'Imana bashakaho. Nyamara amategeko ngo banayambaraga ku myenda, bakayagendana, bakayavuga umunsi ku munsi, ariko imitima yabo yuzuye umwijima. Hari hakeneye Isaka wagomba kuvuka ariwe Mesiya uzaza ze gusimbura rya sezerano twahoraga twireberamo bwa mbere. Ariho Pawulo yavuze abwira Abaroma ngo bari muri Kristo Yesu umuntu ateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu yambatuye ubata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Aya mategeko 10 twahoraga twirebamo yadushyiraga mu rupfu. Impamvu yadushyiraga mu rupfu ni ukubera iki? Kuko twari turi imbata, twahoraga dutsindwa, dutegereje amabi bari budutere.
muzi umugore Yesu yakijije bagiye kumutera amabuye, bari bagiye kumwica ziri tegeko ko yahoraga yari yaryishe. Aya mategeko twahoraga tuyica, nta mbabazi twagirwaga, bwagera kuri twebwe abanyamahanga ho ntabwo twanibonagamo, twari kure tutazi Imana rurema. Ariko hari umwana wari waravuzwe, Imana nishimwe, hari umwana wari warateguwe, ari we Isaka. Uwo Isaka rero wari warateguwe agomba kuza gusimbura ibyo kwa Ishima akagenda agasendwa, Isaka agasigara yidegembya, Isaka agasigara yisanzuye mu mugisha, Isaka agasigara yisanzuye. Bibutse ko n'Aburahamu sekuru w'abizera. Imana itugirire neza cyane. Turabihuza gute rero n'isezerano rishya? Turabihuza gute n'isezerano rishya ry'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo? Bibiliya iratubwiye ngo uyu Aburahamu Prito Hagari agiranwa n'umusozi wa Sinayi. Umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya. Umusozi wa Sinayi niwo Mose yaheraho amategeko 10. Munyumve neza, ntabwo mvuze ko amategeko ari icyaha, kuko nta nubwo Ishimayeli nawe yagiye atarazwe. Amategeko hari icyo yaje gukora. Yaje ni umushorera, birivuga ni umushorera utugeza kuri Kristo. Aya mategeko rero amaze kutugeza kuri Kristo, ntago kuri Kristo twahageze tucyambaye ya mategeko mu gatuza, ahubwo twahageze twisanga mu rukundo ruhebuje. Mana ishimwe, twisanga mu rukundo, twisanga mu rukundo rukomeye. Mana nitugire neza cyane. Kwa Isaka harimo ubuzima. Isaka yaje afite ubuzima budapfa. Nta kana gato Ishima yari guseka we na nyina, ariko kagenda gasatira kuzara ibyo kwa Aburahamu byose. Mana nishimwe. Uyu Kristo akiza bamwibeshyeho, ndetse bamwe ati Natani wabize neza, Natanayeli ati Nazareti nta kintu cyiza cyahaturuka. Ntago yagaragaraga. Yesaya 53 ngo ubwo twamubonaga ntago yari wo gukundwa. Ubijyanye na Isaka kivuka, Ishimeri kagaseka ko ni gatoya kaje nyuma, ariko nubwo kaje nyuma niyo uje gusoza iki Imana agize gute yavuze. Yesu yari yarateguye mbere, ubwo mpiruka gusobanura kuri zino kamera irera Robot TV, navuze ko Abeli ntabwo Imana yamukundiye ko atatambye imyumbati cyangwa ibiki, ahubwo akimara gukata umwana w'intama amaraso akava, yahise akora isezerano Imana yari yarateguye uhereye kera. Imana nishimwe. Iri sezerano ry'amaraso ya Kristo turimo, ry'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ni isezerano Imana yateguye kera, kuko Satani yarwanije umugambi w'iremwa ry'umuntu. Satani yagambije arwanya umugambi, nibwo Imana yatekereje uzacungura umuntu ubwo Satani azamaze kumugusha. Mwibuke ko no kwa Aburahamu Satani kugira ngo arwanye ko Isaka yazaba, ko yarazi ko Isaka Imana izamukoresha ari byinshi, yavuze ngo reka ndebe ko natambikamo ikinyoma muri bo. Ariko nubwo yatambitsemo ikinyoma, Imana ikugarutseho irongera ikare mu buzima. Imana nishimwe. Imana irongera ikare mu buzima. Imana ni Imana igira imbabazi. Hanyuma rero Sara wabyaye Ishimayeli Prito Isaka, babiri bango ni isezerano ryaje rivuye, ni isezerano Imana yatanze, ni isezerano ryuzuje ubuziranenge bw'Imana, ni isezerano rivuye mu kwera kw'Imana, ni isezerano rivuye mu rukundo rw'Imana. Ntabwo aya mategeko 10 Imana yahaye Abisirayeli ku musozi Sinayi kuko inezerewe. Ni ubwoko butagonda ijosi, irangije bangoreka basi nikira amategeko imbere. Uzajya gusambana azajya abone handitse ntugasamba, ariko amabwiza ukuri. Tumaze kugira muri Kristo ntabwo ari uko tugenda, arabanza akajya no mu mutima wawe, ku buryo niyo usambanye ubukorerwa ntabwo ufite ubwo. Mbere yuko nkizwa nabanje kunywa itabi, ariko nkimara guhura na Kristo ntabwo nabamo n'icano hari bari kunywa itabi ndari nkoya, abanza akajya mu mutima akakwibagiza itabi. Nuko Kristo abanza kubigenza. Insengero zimaze igihe zifunzwe, ariko amaze kwakira Kristo ahora mu isabato. Niyo mpamvu rero ngo ni mwami w'isabato. Birashoboka ko umwana w'Imana yakwikorera imifuka kuva ku wa mbere umwaka ukarangira n'indi myaka 10 igashira, ariko muri bafite amateraniro, muri isabato ikomeje, muri bafite ibihe byiza, kuko muri Isaka harimo ubuzima budapfa, muri Isaka harimo ubuzima burambye. Muri Isaka wacu rero ninde? Ni Kristo. Kuko ryasezerano ryavuye ku musozi wa Sinayi wageranyijwe na Hagari, we yaje gusohorera muri we, kuko muri we niho harimo ubuzima budapfa.
iryo sezerano bagiye baryizera, barigendeho, barapfuye bararangira. Uwaryishaga apfa, nta mbabazi ryagiraga, ariko Kristo yaje ari umwami w'imbabazi. Isaka yaje ari umwana, muri we harimo imbabazi z'Imana, muri we harimo urukundo Imana yagiriye Aburahamu, muri we harimo urukundo Imana yagiriye Sara. Rero muri Kristo harimo urukundo rw'abana b'Imana, harimo urukundo Imana yakunze umuntu, harimo ubuzima budapfa, harimo ubuzima. Bibiliya yatubwiye ngo Sara, Hagari na Ishimayeli barasendwa. Uwageze muri Kristo ntabwo bamusenda, kuko aba ari muri we nyine, ni umwana w'isezerano. Biravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kubana n'Imana, niko Yohana yanditse. Imana nishimwe. Abo ntabwo byavuye kubw'ubushake by'umubiri bigenda, babyawe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Imana itugire neza cyane. Rero uyu mugani ariho navuga ngo senda ishoreke n'umwana wayo, bitubwiye iki twebwe muri iki gihe? Bitubwiye iki twebwe muri iyi minsi ya none? Nuvuga ngo mu buzima bw'umukristo hari ijwi Imana yakubwiye iguhamagara, kuko twabonye ko Aburahamu Imana yamukuye muri we uri Bakaludayi. Ntabwo Imana yagukuye muri uri Bakaludayi, ariko yagukuye hameze nk'aho Aburahamu yarari. Irakubwira ngo ngwino njye mu gihugu nzakwereka. Igihugu tujyamo ni ijuru, ntabwo turarigeramo, ariko dufite ijwi rituyoboye, kandi Aburahamu yayoboye n'ijwi arizera. Ntabwo Aburahamu yayoboye n'amategeko, yagize kwizera, yizeye Imana. Yizeye Imana atsindishirizwa nuko kwizera. Natwe twiringiye Kristo, kuko icyo yatubwiye ni ukuri, turamukurikira. Ariko hari amasezerano Satani agezana y'ikinyoma mu nzira, kugira ngo abana b'Imana bageragezwe nayo. Nagira nkubwire kuri aya masaha, bitewe n'abadukurikira bari mu Rwanda no hanze, ntabwo turi ku isaha imwe, ariko fata ibintu, hari ibintu bigaragara nk'ikinyoma umuntu yimika mu buzima. Ibyo bitera urusaku. Ibi nibyo byatumye kwa Aburahamu, igihe Aburahamu atumira abantu ngo bishimire kuvuka kwa Isaka, habaye ikintu bita gusekana. Gusekana guturutse he? Nubwo havutse isezerano ryo ko ariko risaze n'ibindi by'ikinyoma biryamye aho ngaho. Imana itugire neza cyane. Imana ikakubwira akazi, Imana iguha amasezerano menshi niyo muri ubuzima. Reka no kwinjira muri ubuzima twivugira isezerano ryo kuzabana n'Imana. Imana yaduhamagaye ituvana mu buzima bupfuye itujyana mu buzima bw'iteka. Ni ubuzima burimo, Pawulo niyo mpamvu yandikiye Abakorinto nabwiye ngo yavuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu w'imbere agenda bamushya. Uyu muntu w'inyuma umugereranye na Ishimayeli. Ishimayeli ni isezerano kuva umuntu yacumura ryahise rijya bubusembwa, kuko hinjiyemo urupfu. Mu yandi magambo, kohera Ishimayeli mu butayu bwa Berisheba bigiranye n'uko uyu mubiri wawusiga. Byashobora ko Ishimayeli bamusiga bakamwambika, ariko bamwambika bamugaburira potaje, bamuha iki n'iki, azasendwa pe. Ariko umwana w'imbere utuye muri twebwe, uwo ntabwo azigera asendwa, ahubwo agenda asatira ubwiza yahishuriwe. Mu yandi magambo, iki kintu twambaye cy'inyuma mubona ni kava irangaza, cyangwa se ni nk'ikote rirangaza abantu, ariko umuntu wavuzweho n'Imana utuye muri twebwe, uyababara ni Ishimayeli. Muri Ishimayeli abamo kubabara. Ishimayeli nubwo yakwisiga ate azarira. Ishimayeli arapfa, ariko isezerano ryo muri Isaka ntago ripfa. Isezerano ryuzuza ubuzima bw'Imana. Isezerano twaherewe mu maraso y'umwana w'Imana Kristo ntago ripfa. Nagira ngo uyu munsi nongere nkwibutse ngo fata ibitari iby'Imana, fata ibyakubuza kugenda, fata ibyo wari warimitse imbere yawe, ibyatumaga Imana itaguka, byatumaga icyo Imana yavuze kitabona aho gica, byatumaga icyo Imana yavuze kitabona umwanya wo kwisanzura. Ubisende bive mu nzira, ubisende biveho. Bibiliya yabivuze neza. Uyu ni umugani twagira ngo dusobanure hagati y'abagore babiri, Hagari ndetse na Sara. Sara isezerano afite ni isezerano ryavuye mu bushake bw'Imana. Hagari isezerano ryavuyemo ni isezerano ry'amarangamutima hagati y'Aburahamu na Sara. Natwara amasezerano apfuye dufite, hari ibyo twagiye twimika. Umuntu agiye yagira akazi yasambanye, cyangwa se yatanze amaruswa n'ibindi byose. Reka mubwize ukuri, fata ibitari by'Imana bivane mu nzira, kugira ngo icyo Imana yavuze ku buzima bwawe gisore. Imana isezeranye niyo kwizerwa, kandi icyo yavuze izagisohoza. Hanyuma abana b'Imana, igihugu Imana yaduhamagaye kujyamo ntabwo turakigeramo, ni mu ijuru. Mwireka two gutinda mu nzira ngo dutinzwe n'amajwi y'umwanzi atwibagize ko Imana yavuganye natwe. Yavuganye na Aburahamu ngo izamugira ubwoko bukomeye, yari yabivuze kandi yagombaga kubisohoza.
ariko umwanzi nawe ari mu nzira kugira ngo tuyobye abana b'Imana twibagirwe amasezerano. Ntago ndi butinde aha ngaha, ariko nagira nkubwire ngo senda ishoreke n'umwana wayo. Nawe ufite ibitare by'umumaro ku buzima bwawe wimitse bitavuga Imana. Ubuzima bw'Imana harimo kwera, harimo gukiranuka, harimo guhanga amaso mu ijuru, harimo kutarangazwa n'isi, tukizera icyo Imana yavugiye mu kanwa k'umwana wayo, tukizera icyo Imana yavugiye kuko Bibiliya ivuga ngo ari ku musaraba yereza amahanga yose, kandi avuga ngo byose birarangiye. Mu yandi magambo, ibya kera byose hari ibyavuyeho, hari mu isezerano rishya ariyo gucungurwa k'umwana w'intama w'Imana. Imana ikugire neza. Nawe ukurikiye ufata umwanzuro. Navuze kujyanye n'amasezerano y'isezerano rya Hagar ndetse n'iryavuye muri Sara Imana yari yavuzeho, mvuga ko umwana w'intama w'Imana Kristo waje gusimbura ibya kera. Nkunda guhura n'abantu bambaza ngo se ko ntaruhuka umunsi w'isabato nzabona ijoro. Ntago Kristo yaducunguye ngo turuhuke umunsi. Yacunguye umuntu wari ubaswe w'imbere, kuko umuntu w'imbere we yari afite kuruhuka isabato, ariko umuntu w'inyuma afite kuruhuka isabato ariko w'imbere arushye. Yesu yaje kuruhura umuntu w'imbere wari urushye kugira ngo abone ubuzima budapfa. Muri Isaka harimo ubuzima budapfa. Sinzi rero nawe ukomeze, ariko reka Kristo wari utwara ubuzima bwawe kugira ngo isezerano ryo kuri ribashe kuba mu buzima bwawe, kandi izakugeze ku cyo Imana yavuze cyuzuye, ndetse icyo tubikiwe gifatika mu bugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Numva twafatanya gusenga tugashima Imana kubwira ijambo. Uwiteka Imana ikiranuka, Imana y'amahoro, fasha uyu mushiki wanjye ndetse na mwene data turi kumwe kuri Irera Rehoboth TV, iri jambo rushaho kwaguka mu mitima yacu. Dukeneye gusenda ibitari by'umumaro, iby'isi yatambitse mu nzira, iby'amarangamutima yacu yimitse, bigatuma isezerano ry'Imana muri twebwe ritabona umwanya uhagije, bigatuma data nyir'ingabo tutinjira mu kindi kirere wadusezeranije. Isezerano dufite rikomeye niryo kuzabana nawe. Uduye kugumya kwitegura, uduye kugumya kandi gutegereza icyo wavuze kugeza gisohoye, two kwimika ibimeze nka Ishimayeli mu nzira, two kwimika amasezerano apfa, ahubwo tubashe kuba mu buzima bwo kwera, kugira ngo ubwo uzaza tutazakorwa n'isoni. Ugumye wari na mwene data wumvise iri jambo ndetse na mushiki wanjye, kandi no mu buzima busanzwe ukora imirimo n'ibitangaza, cyuro kigumye kubikira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.